kuko ntabwo byakumvikana kugira ngo amategeko nk'ayo arinde bamwe yo kurinda abandi. Ntabwo yarinda Kongo ngo abure kurinda u Rwanda. Amategeko yo kubahiriza imipaka ntabwo bayashyiriyeho Kongo, bayashyiriyeho ibihugu byose harimo n'u Rwanda. N'u Rwanda umupaka warwo, umutekano warwo ukwiye kubahirizwa. Ibyo nibyo tubwira abatatwumva. Ariko ku rundi ruhande, uko kutatwumva gihari uko kumfasha gusobanurira abanyarwanda ibibazo bimwe na bimwe, kandi si bwo bwa mbere umuntu yabona umwanya wo kubibasobanurira. Iyo umuntu abwira abanyarwanda ati ibibazo byanyu ni mwe bireba, nimudahaguruka ngo mubyikemurire nta wundi uzayabakemurira, ni icyo mba mvuga. Iyo kwibwira ko amahanga yadukemurira ibibazo atari twe bishingiyeho ntibishoboka, ni ukwibeshya. Umunyarwanda waba atekereza atyo amenye ko iyo tuvuga ko abanyarwanda tumaze gutera imbere, we aba atari muri abo bamaze gutera imbere, iyo atabyumva. Kuko amahanga yo ntacyo bibabwiye. Iyo habaye igikorwa kijyanye no kubura umutekano, tuvuge igihugu cyacu, iyo hagize abagitera baturutse hanze nk'izo nterahamwe zikaba zakwinjira mu Rwanda zikica umuntu, bityo bakora bahera ko bandika amabaruwa bakabwira abantu babo bati ntihazagire ukandagira mu Rwanda kuko nta mutekano uhari. Wavuga uti ngiye gukora ibikorwa byubahiriza umutekano w'igihugu cyanjye, bati ibyo ntabwo byemerewe. Urumva u Rwanda icyo gihe ruba rugiye mu gihirahiro rujya hagati. Ku ruhande rumwe nta nubwo bakubuza kuvuga ngo utambuke umupaka gusa ujya muri Kongo, bakubuza no gukoresha amafaranga yawe y'igihugu kugura intwaro kugira ngo wirinde, nabyo barabikubuza. Urumva ibyo bintu binyuranye. Ku ruhande rumwe bakubujije bati bakareba mu mafaranga igihugu gitanga bati yabaye menshi nimugabanye, ntimukajye mutanga amafaranga ku bintu byo kwirinda. Cya kabiri, wavuga uti jyewe ubwo uriya muntu untera nta wundi umwitayeho, nta wundi ukemura kiriya kibazo, jyewe ndagikemura. Batoya baturaba wambutse umupaka, uraba utubahirije amategeko agenga amahanga tugenga twese. Wavuga uti noneho ni mu bikemure, bati ntabwo tubishoboye. Hagira ikiba bati ntimujye mu Rwanda. Ugomba guhitamo icyo ukora muri ibyo byose. Ntabwo byose uko mbivuze uko ari bine, ntabwo abantu babaho ntihagire igikorwa, ntugire icyo ukora kikurinda, undi ntagire icyo akora kikurinda. Amategeko yubahirijwe uruhande rumwe. Kugira ngo u Rwanda rero rushobore guhitamo gukemura icyo kibazo, nibyo mpora mbabwira. Twebwe ubwacu tugomba kumenya icyo dushaka n'impamvu tugishaka. Niba ari umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, twawugeraho dute? Umutekano w'u Rwanda twawugeraho ari uko abanyarwanda bawushaka, bazi n'icyo bawushakamo. Icya kabiri ni uko bafatanya bagahaguruka uwo mutekano bakawukorera. Icya gatatu ni ukwigirira ingufu zawe wigengaho, utagomba gusaba undi muntu. Icya kane ni uguharanira ko amategeko agenga ibihugu atarobanura. N'igihugu cyawe nacyo muri ayo mategeko, uburenganzira bw'icyo gihugu bugomba kubahirizwa.
kandi icyo dusaba. Ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za Televiziyo Rwanda. Nitwa Aime Bote Mushashi, mbaye ikaze mu kiganiro kigufi ngiye kugirana na Honorable Senateur Uwizeyimana Evode ku bijyanye n'itegeko nshinga icyo riteganya mu bihe nk'ibi by'inzibacyuho mu gihe perezida watowe atararahira. Turaza kureba ese mu gihe komisiyo y'igihugu y'amatora imaze gutangaza amajwi ya burundu y'ibyavuye mu matora ya perezida abagomba kurahira ryari. Turebe ese ashyiraho guverinoma ryari, tunarebe ese guverinoma iseswa byagenze gute. Ibyo byose ni mu kiganiro kirambuye. Ikaze. Mu gihe komisiyo y'igihugu y'amatora imaze gutangaza amajwi ya burundu byavuye mu matora ya perezida, ese perezida arahira nyuma y'iminsi ingahe? Itegeko nshinga riteganya ko arahira mu minsi 30 kuva ku munsi yatoreweho. Hagati aha batangamo igihe cyo kuvuga ngo turebe niba hadashobora kubaho icyo bita contentieux électoral. Contentieux électoral ubwo ni nko kuba hari umuntu ushobora kuvuga ati ngewe baranyibye, habaye fraude électorale, abantu banje barahohotewe, habayeho kubara amajwi nabe, noneho umuntu akaba yashyikiriza ikirego cye urukiko rw'ikirenga. Ndagira ngo mutubwire guverinoma iseswa ryari. Iyo perezida amaze kurahira de facto guverinoma ibisheshwe. Ntabwo ndakubwira impamvu perezida wa Repubulika arahira muri manda runaka. Perezida rero iyo rero amaze kurahira birumvikana ministre w'intebe n'abaministre ubwo baba bavuyeho. Nibwo ba PS baza ministere bashobora gukora bya bintu by'imirimo isanzwe byo bakunze kwita mu zindi ndimi ngo ni affaire courante, ariko ntabwo affaire courante, ntabwo PS n'ubundi yakora akazi ka ministre ngo we nk'urugero ntabwo yasinye iteka rya ministre, ntabwo habaho cabinet itariho ngo PS abari ujyayo. Hanyuma ministre w'intebe rero bivugwa ko perezida wa Repubulika yamaze kurahira nawe mu minsi itarenga 15 ashyiraho ministre w'intebe. Ministre w'intebe nawe ubwo baravuga ngo mu minsi, nuvuga ngo mu minsi itarenga, bivuze ngo perezida wa Repubulika ashobora no kurahira uyu munsi, ministre w'intebe akamushyiraho ejo. Bakavuga ngo nanone ministre w'intebe nawe amaze kujyaho, abandi ba ministre n'abanyamabanga ba leta ndetse n'abandi bagize guverinoma. Nuvuga ngo ministre w'intebe perezida wa Repubulika amaze kubijyaho inama na ministre w'intebe yashyizeho, bashyiraho abandi ba ministre, abandi bagize guverinoma nanone mu gihe kitarenga iminsi 15. Abagize guverinoma bashyirwaho hagendewe kuki? Gushyiraho abagize guverinoma, itegeko nshinga hari icyo ryabivuzeho, riteganya amahame remezo mu ngingo ya 10, hakaba harimo ihame remezo rivuga gusaranganya ubutegetsi nta bwikanyize. Ibyo bakunze kwita mu zindi ndimi ngo ni power sharing cyangwa se partage du pouvoir, niba ariko nabivuga. Ingingo ya 62 y'itegeko nshinga ni ibiteganya, bavuga ko perezida wa Repubulika yita ku mahame remezo ari mu ngingo ya 10 mu gushyiraho abagize guverinoma. Ariko ikintu gikomeye cyane nuko bavuga ko ishyaka abanza kimwe mu byo areba no kureba imyanya buri shyaka rifite mu nteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite. Noneho bakavuga ngo ishyaka ryagize amajwi menshi, ubu ngubu dufatiye ku bihari, amajwi batweretse RPF n'amashyaka bishyize hamwe nibo bari imbere mu majwi. Nukuvuga ko bavuga ko ishyaka ryagize amajwi menshi ridashobora kurenza 50% by'abagize guverinoma. Perezida wa Repubulika niwe ugena umubare w'abagize guverinoma, niwe ushyiraho za ministeri akazaha n'inshingano. Abagize guverinoma rero perezida wa Repubulika batoranya, ashobora kubatoranya mu mitwe ya politike, ashobora kuba ari abandi bantu asanzwe aziho ubushobozi bari independent. Rugero nkanjye nabaye muri guverinoma nta shyaka ngira, hari n'abandi baba bari muri guverinoma ariko badakomoka mu mitwe ya politike. Ariko noneho bakavuga rero ngo perezida wa Repubulika mu gukora ibyo akita ku mahame remezo avugwa mu ngingo ya 10 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Amahame remezo yitabwaho avugwa mu bivugwa mu ngingo ya 62. Ikindi gikomeye kirimo ni cyuko speaker, perezida w'umutwe w'abadepite na perezida wa Repubulika badashobora kuva mu mutwe umwe wa politike. Ariko kuvuga ngo perezida wa Repubulika
na speaker perezida w'umutwe w'abadepite ntibashobora kuva mu mutwe umwe wa politike, nanone ntabwo bivuze ngo buri gihe speaker agomba kuba ari mu mutwe wa politike, kuko hano twigeze kugira speaker utagira ishyaka rya politike. Ko icyo itegeko nshinga ryabujije nuko perezida wa repubulika, ni urugero niba ubu perezida watowe n'uwo muri RPF, d'office utagiye mu byo kuraguza ifuro, ntabwo speaker ashobora kuba umuntu wo muri RPF. Ubu ntabwo bishoboka. Deja ubu byo biri clear dukurikijwe itegeko nshinga ryanditse. Remezo rya kabiri harimo nk'ikintu kijyanye no kwirinda amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose. Ni ukuvuga ko perezida wa repubulika ntashobora gushyiraho guverinoma ubwo ivangura n'amacakubiri, ryaba ari rishingiye ku moko, ryaba ari rishingiye ku turere cyangwa ibindi. Ni ukuvuga ko perezida wa repubulika ntashobora gushyiraho guverinoma wenda igizwe n'abantu bakomoka mu ntara y'amajyaruguru gusa. Ntashobora gushyiraho guverinoma igizwe entre guillemets ishingiye ku moko, igizwe n'ubwoko bumwe. Ntashobora gushyiraho guverinoma ishingiye ku idini, ureka nshyiraho guverinoma irimo abayisilamu cyangwa abagatolika gusa. Ikindi nuko navugaga hari ibindi bijyanye no kubaka leta igendera ku mategeko, hanyuma guha abantu bose amahirwe angana, ariko cyane cyane harimo ihame ry'ubwuzuzanye hagati y'abagabo n'abagore. Ibyo bikagaragarira cyane cyane mu kuba nibura hagomba kubaho 30% mu nzego zifatirwamo ibyemezo. Ni ukuvuga ngo no muri guverinoma byanga bikunda minimum igomba kuba irimo ni 30%. Itegeko nshinga ribihamagarira umukuru w'igihugu nabyo kubireba. Mu gihe perezida uriho nawe agiye kwiyamamaza ahatanira kongera kuba perezida, ese itegeko nshinga riteganya iki? Inshingano ze zirakomeza cyangwa zirahagarara? Ese za guverinoma nazo zirakomeza? Yiyamamaza ari perezida, yiyamamaza ari perezida kuko yiyamamaza manda y'itararangira nk'uko nabikubwiye, hagati y'iminsi 30 na 60 kugira ngo manda ye irangire. Habura iminsi 30 nibura ariko itarenga 60 ngo manda ye irangire. Icyo gihe rero yiyamamaza ari perezida wa repubulika. Yiyamamaza ari perezida wa repubulika, ni nayo mpamvu agumana na za privilege zose z'umukuru w'igihugu igihe ari muri campagne electorale. Ariko iyo amaze gutorwa ubwo yitwa perezida watowe. Mu zindi ndimi bakabyita ngo ni ukuvuga ngo ni perezida watowe ariko utararahira. Iyo perezida amaze gutorwa, ubu ngubu nuko perezida watowe ari nawe twari dufite. Baravuga ngo perezida watowe akomeza gukora inshingano ze, akomeza gukora imirimo ye kugeza igihe perezida watowe arahiriye. Ibyo birateganyijwe mu itegeko nshinga mu ngingo y'102. Bavuga bati ni ingingo nyine ikurikirana na ya yindi ivuga manda, kuko ivuga manda yo ni 101. Abaturage bose banayifashe mu mutwe. Hanyuma rero iyo perezida wa repubulika yamaze gutorwa, mu zindi ndimi urumva n'uwo bita ngo ni the incumbent president, ni ukuvuga ngo ni perezida wari uhari. Ubu ngubu dufite uwari uhari, kashobora kuba uwatowe atandukanye n'uwari uhari. Reka tuvuge ko wenda par accident de l'histoire Frank Habineza ari we watowe, ari we perezida. Ngo nuvuga ngo perezida Kagame akomeza inshingano ze kugeza igihe Frank yarahirira. Ubwo rero ari perezida watowe, donc navuga ngo akaba ari nawe wari uhasanzwe, akomeza inshingano ze. Ubu ngubu igihe abarimo ni igihe bita igihe cy'inzibacyuho ya perezida wa repubulika. Ubwo mu gihe cy'inzibacyuho nk'uko perezida atararahira, ese hari ububasha runaka aba adafite? Muri iki gihe rero bita ngo ni igihe cy'inzibacyuho, perezida wa repubulika hari ububasha, mu bubasha asanga nk'ubundi hari ububasha atemerewe gukoresha. Itegeko nshinga ryabisetinze gutyo, ryabiteganyije gutyo. Wenda umuntu ashobora kuba yibaza se igitekerezo kiri inyuma n'iki. Ndabanza nkubwire bimwe mu byo atemerewe gukora, ariko ubundi bisanzwe biri mu bubasha bwe.
icya mbere ntashobora gutangiza intambara, icyo ni kimwe. Icya kabiri ntashobora gutangaza ibyo twita ibihe by'amage cyangwa se ibyo twita mu cyongereza ngo ni state of emergency. Ikindi cya gatatu ntashobora gutangiza referendum, kuko mu bubasha asanganywe buriya perezida wa repubulika afite n'ububasha bwo gukoresha referendum. Icyo ni icya gatatu. Hanyuma ikindi cya kane, ntabwo perezida wa repubulika aba yemerewe muri iki gihe gukoresha ububasha bwo gutanga imbabazi ku bahamwe n'ibyaha. Uvuga ngo hari nk'abantu bakatiwe bahamwe n'ibyaha, ntabwo aba yemerewe gutanga imbabazi. Ngira ngo muzi ko hari abantu bahabwa imbabazi na nyakubahwa perezida wa repubulika barakatiwe ibihano n'inkiko, ariko ku buryo budasubirwaho. Baravuga ngo ni rwa rubanza rwajuririwe rukagera ahantu iby'inkiko zigomba gukora birangiye, noneho umuntu akaba yandikira umukuru w'igihugu akavuga ati nyakubahwa perezida wa repubulika naraburanye iby'inkiko n'amategeko byose mbinyuramo, ubu igisigaye nuko mwangirira imbabazi. Ngira ngo muzi ko izo mbabazi umukuru w'igihugu yagiye azitanga kenshi. Hari izavuba twaheruka ni Paul Rusesabagina, muzi ko yahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu. Hari uyu mudamu witwa Victoire Ingabire nawe yahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu. Hari uwahoze ari perezida wa repubulika Pastor Bizimungu. Hari n'abandi, ubwo nagiye nkubwira figure zizwi cyane, ariko hari n'abandi benshi bagiye bahabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu. Ngira uzi ko Rusesabagina yari ari kumwe n'abandi bantu benshi nabo bahawe imbabazi muri mu gihe kimwe nk'icyo. Izo ni imbabazi zitangwa n'umukuru w'igihugu, ari byo bita ngo ni grâce présidentielle. Ibyo ni ibintu, ni ububasha bune abatemerewe gukoresha mu gihe cyitwa icy'inzibacyuho ya perezida wa repubulika. Ikindi cya nyuma, wenda cyo ntavanze n'ibi bine kuko cyo gifite za detaye nyinshi, ni ikijyanye no kuvugurura itegeko nshinga. Muri iki gihe nta bikorwa byo kuvugurura itegeko nshinga bishoboka, kuko buriya perezida wa repubulika mu bantu bafite ububasha bwo gutangiza ivugururwa ry'itegeko nshinga harimo perezida wa repubulika abinyujije mu nama y'abaminisitiri, ndetse hakabamo n'inteko ishinga amategeko buri mutwe. Mutaza kumva ko kugira ngo inteko ishinga amategeko itangiza ivugururwa ry'itegeko nshinga imitwe yombi igomba kuba iteraniye hamwe. Ni ukuvuga ngo sena ubwo bubasha irabufite n'umutwe w'abadepite urabufite. Ni ukuvuga ngo rero mu bihe nk'ibi ngibi ntabwo kuvugurura itegeko nshinga biba byemewe. Ni ukuvuga ngo ariko ngarutse kuri kiriya cya mbere natangiriye, iyo bavuze ngo ntashobora gutangiza intambara, ntabwo bivuze ko dutewe tutakwirwanaho. Iyo ni riposte, ibyo byo birumvikana, c'est la logique élémentaire. Murakoze cyane, turabashimiye. Murakoze namwe.